Hello guys, nzi ko wagiye ucirirwa imigani igiye itandukanye ngo akebo kagani wabo wamugarura, abandi bakavuga ngo sakwe sakwe ngo soma ngo hari igikecuru cyokejwe n'igikoma bigenda bite, abandi bagakubwira ngo nyogokuru aryoha hargize ate. Amagambo menshi bagenda bavuga agiye atandukanye mu migani. Kera habayeho ntihakabe. Ubundi kera cyaraziraga kugira ngo umugore abe yakwahukana umugabo abatajya kumucyura, ariko uyu munsi ntago ariko bimeze. Umugore arahukana umugabo yarangiza akavuga ngo ahubwo yaba narengeza amahirwe akagenda agatinda. Ako kanya kimara gusohoka no guhita hinjira mu ndi mugore. Urukundo rw'uyu munsi ukuntu rusigaye ruteye. Kera umusore yakundaga umukobwa umwe, ariko ubu umusore asigaye afite ubushobozi bwo kuba yakunda n'abakobwa 30. Mwagiye mubyumva mu abantu benshi bagiye bavuga ngo twabyaye abana 200, abandi ukumva ngo naryamanye n'abagore 500, abandi ngo naryamanye n'abagore 2000. Ariko mu myaka yagiye itambuka nzi ko umuntu yashoboraga kuba yaryamana n'umukobwa umwe akaryamana n'umugore umwe gusa. Ariko uyu munsi isi turimo ntago ari kimeze. Birasaba yuko tugira imitima ikomeye, tukagira imitima yihanganirana. Uramutse ubundi utihanganye wakora iki? Ese nawe wajya kwamakuza nk'aba basore njya mbona biyahura ngo kubera ko abakobwa babanze, abandi bakobwa ukajya kumva ngo banyweye sumu ya panya biyahuye ngo kubera ko ngo yuko ngo umusore ngo yamuteye trauma, ugasanga hari ibyo yafashe umwanzuro ahubutse cyane. Tekereza, harya wowe ibi bihe ubibamo gute cyangwa se ubanaho n'abandi gute? Imyaka yagiye itambuka niki cya danje wakoze, cyangwa se umwaka ushize nikiye cyatari wakoze? Bamwe bazakubwira ngo twe twavuzweho n'inkuru zigiye zikomeye cyane, abandi bakubwira ngo twabonye amafaranga mu buryo bugiye butandukanye, abandi bakubwira ngo twebwe twahuye n'ibihombo bikabije, abandi bazakubwira ngo ngiye navuye mu Rwanda nerekeza muri Amerika. Undi azakubwira ati ngewe ikintu cya mbere nakoze nuko nafunzwe muri uyu mwaka. Undi azakubwira ati uyu mwaka kampani yanjye yarazamutse, undi akubwira ati je kampani yanjye yarahombye. Bose icyo bazabahuriyeho harimo abazaba bari mu byishimo, abandi bari mu gahinda. Urugendo turimo rw'isi y'uyu munsi nuko nta mukire uri gushaka gutanga umupeso. Abantu bafite amafaranga uyu munsi niyo wabakorera, iyo mutandukanye ataguhereje umufungo wawe, mu by'ukuri kugira ngo azibwiriza kandi akanyenyeri biragoye cyane. Ndagira ngo nkubaze, ese n'isi yahindutse cyangwa se n'abantu bagiye bahinduka? Uyu munsi urasanga umuntu ari umuvandimwe wawe, ariko ugasanga ntago mushobora kuba mwahuza cyangwa se ngo mube mwaciringa cyangwa se ngo mube mwakorana business. Ntago nibaza niki cyabihinduye. Ese n'ubuzima nk'uko babivuga bwo bwakomeye cyangwa se n'imitima y'abantu yagiye ikomera ikamera nk'amabuye? Umuntu azakubwira ngo nawe ndetse twari amabuye, ngo cyangwa se twari dufite imitima ikomeye cyane, twabashije kubana n'inshuti zacu zituryarya. Abandi barakubwira ati giye kubana n'indyarya byarananiye kandi mpita nkubwirira aho ngaho. Undi azakubwira ati jewe y'umuname mukiye ndamureba gusa nkazunguza umutwe, narangiza nkahita neteta nkacaho nkagenda. Harya wowe ubundi muri societe tubayemo iyo hagize ukubangamira cyangwa se akaguhemukira bigenda bite? Wasanga uri muri babandi bahita bikoza hanze bakazana rakirete cyangwa se bakazana inkoni, igipfunsi kikavuza ikindi, cyangwa se abari mu kabari bashondana ugasanga ugasanga amacupa arimo araca mu birahure, ayandi arimo arakata imitwe. Ndamutse nkoresheje mvugo ntago naba mbeshye. Kera urukundo rwahozeho, ariko se ko uyu munsi urukundo ruracyariho? Uyu munsi umuntu akugambanira muri kumwe, cyangwa se mwamara gutandukana akaba aribwo noneho yifuza kuba yakugirira nabi birenze. Umuntu nakubwira ati gihe abanzi banjye mbabamo mbazi, uwo muntu ntuzamuseke kuko azaba afite impamvu kandi azaba afite ishingiro. Hari umuntu ushobora kuba muri situation zose kandi akazibamo nk'uko bikwiye. Harya muri wowe ubuzima ubayemo ukubanye n'abandi mubanye muti? Nawe uze mvuga ku kiganiro cy'ukuntu umuntu ashobora gusanga ari umuntu w'umugabo, ugasanga afite umugore umugerageza cyane, ariko uwo mugabo akamenya uburyo izo situation zose agomba kuba yazibamo kandi akaba yabasha kuzikavaringa mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe abandi izo situation kugira ngo bazazihanganire bigoranye cyane. Rimwe uzajya kumva umve umugabo aravuze ngo ngiye ngo buriya
ngo ndi mu bagabo bashatse nabi, cyangwa se umugore ukajya kumva aravuze ngo sha ngo buriya ngo nubwo ubona ngo mbanye n'umugabo wanjye ariko tubanye kubera abana. Ariko hari igihe uzajya kubona ukabona izindi ngo ziratandukanye, ukabona abandi bakoze divorce, cyangwa se ukumva abandi barimo bararwana. Aka kantu kankirire kuri kamera hariya kuntuza neza ku kirahure, urumva abandi uzumva ngo ko hejuru, abandi uzajya kumva wumve ngo umugabo wanjye arangerageza cyane arangora, cyangwa se wumva aravuze ngo umugore wanjye arangerageza cyane. Buriya mu by'ukuri bariya abantu nubwo bavuga ngo barageragezwa cyangwa se ngo babana n'abantu bataboroheye, ariko mu by'ukuri ubundi urukundo ukuntu ruba ruvuze, nimba dusezeranye ngo tuzabana akaramata, tuba tugomba kuzabana kuko akaramata. Ariko ntabwo tugomba kubana umwe arimo ahonyora undi, ahubwo tugomba kubana kubera ubwumvikane. Buriya ikintu cya mbere kibaho kijya kigora abantu ni ukuba bahuza, umwe yazamuka undi agaca bugufiya akagerageza kuba yakumva uwundi. Ahubwo buri muntu wese asigaye ashaka kwerekana yuko arenze, buri muntu wese asigaye ashaka kwerekana ko ari umuhatari. Nta muntu n'umwe uba ushaka kuba yaca bugufiya akaba yabasha kuba yakumvikanisha ikibazo cye atuje. Ndi kuvuga nk'urugero rwa hafi, umuntu ushobora gusanga ari umugabo cyangwa se ugasanga ni umugore, umugabo agataha iwana ari igisare, avuga nabi, atukana, abwira umugore nabi, abwira abana nabi, ugasanga umugore nawe ahise arushaho kurakara, azamuye uburakara, azamuye agasukari. Niko njya numva bavuga ngo umuntu ngo afite agasukari, sibyo? Ariko ugasanga harimo umuntu ushoboye kuba uramutse uri nk'umugore ugaca bugufiya ukiyakira. Nzi yuko ushobora kugira gutya ugasanga urugo rwawe rumaze kabiri, cyangwa se wowe mugabo urugo rwawe rumaze kabiri. Kuko nimba umugabo ashyize hejuru nawe mugore ugashyira hejuru, mwese mugashyira hejuru, ikintu kiza kuvamo nuko birangira mwese mukoze divorce mugatandukana. Ariko mu gihe umuntu amenye igihe agomba kuvugira amagambo, cyangwa se igihe umuntu amenye igihe agomba kuzamukira n'undi akamenya igihe agomba kumanukira, biba ari byiza cyane. Burya biriya bintu bishobora kuba byakubaka urugo. Tubare nk'urugero, umugabo atashye ari gushwana cyane, umugore buriya yiturije akituriza akabyakira. Ushobora gusanga umugabo hari ikintu kiri kumutera, ashobora kuba yahuye n'abagabo bagenzi wenda, ugasanga hari ukuntu batamubaniye neza, umujinya bamuteye, umujinya agashaka kuza kuwutura mu rugo. Ariko nanone mujye mwibuka yuko hari n'abagabo b'ibihehesi. None se nimba ashobora kuba yahuye n'umukobwa yarangiza akamutama, akamugurira, akamukorera buri kimwe cyose azi ko ari buze kumutamo umupuri, bikarangiza atamuhaye kandi yamuriyaye, wagize ngo ntataharakaye? Kereka yari umugabo nyine w'imfura ushobora nyine kwihanganira situation zose abonye. Ariko hari umuntu udashobora kukavaringa ibyo bibazo, yagera mu rugo ugatangira nawe rero ukamuzanaho ibyazaravene, ugasanga yatashye umujinya, ugasanga uburakara ari kuburusha intare, ugasanga uburakara ari kuburusha imbwa yo mu gipangu zimwe ziryana. Bivuze yuko rero nimba uri umugore ukabona umugabo wawe atashye yarakaye, atashye atavuga neza, atashye atari muri modo nziza, wowe tuza umureke yitotombe cyangwa se yiyenza. Ariko mu gitondo za nzoga zimaze kumushiramo, umwicaza umubwira atari ko mugabo mwiza, nijoro waraye utashye uvuga nabi, habaye iki, niki cyari cyabaye? So nzi ko umugabo azagusubiza neza kandi akanagusaba imbabazi. Ariko mu gihe mwaraye muvuganye nabi mu gitondo n'undi byanze bikunze style, nta numwe uzaba ugikeneye kuvugisha undi, nta numwe uzaba ukeneye kubona undi mu maso. Aho rero no hahandi hagenda hahembera ibintu byinshi bikomeye cyane kandi bigiye bitandukanye. Bivuze yuko rero igihe cyose uri umugore ukagerageza kwihanganira umugabo wawe, cyangwa se uri umugabo ukagerageza kwihanganira umugore wawe,
nzi yuko ibintu bizagenda neza mu rugo, nzi ko muzabana neza mu rugo kandi mukumvikana. Ikindi kintu nabwira abagore cyangwa se ikindi kintu nabwira abagabo, nimba umugore agukoshereje ntabwo ari ngombwa ngo uhite umwereka ko warakaye, ahubwo uca bugufiya umubaze ngo ese niki cyari cyabiguteye, ni ikihe kintu cyaguteye gutaha se utinze, ese ni ikihe kintu cyaguteye ko tutavuga nabi. Mu gihe hari umugabo ushobora kubona umugore yatashye atinze ugasanga bamugani ni igipfunsi, cyangwa se ugasanga ngo yanze ngo kumukingurira, yanamukingurira akamubwira nabi, ariko ntago uzi impamvu yatumye yamuteye gutaha atinze. Hari igihe yaba ari muri business, hari igihe yaba yari mu bintu nyine byungura urugo, ariko wowe ugashaka kumwereka yuko nyine kuba atashye atinze ari ikosa rikomeye cyane. Ntago ari ikosa, ahubwo banza umenye ngo kubera iki yatashye atinze. Ntago ari umwana, erega ni umuntu mukuru. Iyi story ifite 1, ifite 2. Ndashaka kubabwira yuko hari byinshi nshaka gutegura. Nagiye mbona hari udukuru tumwe na tumwe mugenda mukunda, ariko none ndashaka kubategurira inkuru z'umuriro kandi inkuru zitwika. Ntago ngenje kuri iyi kamera nje kwishime, ngenje kuri ino kamera kugira ngo tuganire, kugira ngo twese muri societe tugerageze kuba twakumvikana. Ntago nje kugira ngo ibintu byose twerekane ko ari intambara, ahubwo ngenje kugira ngo twumvikane kandi duhuze kandi tujyanishe. Murakoze cyane, ndabakunda. Niwo mungu w'Abanyarwanda, Kiwi Rwanda Africa 1. Let's go, come on. Ubutaha tuzahurire kuri YouTube channel.